uko waba uri mu rukundo kose bisaba ko hari ibintu ushobora gukora bikaba bishobora gusenya urukundo rwawe, cyangwa se n'ibintu ushobora gukora bikaba bishobora gutuma urukundo rwawe rwiyongera cyane, ndetse n'urugo rwanyu cyangwa se n'ejo hazaza h'urugo rwanyu hakazaba ari ahantu heza cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu byongera urukundo. Uri mu rugo ariko wowe n'umukunzi wawe mushobora kuba mwarashwanye, ibyo bintu bikaba byaragabanyije urukundo rwanyu. Mwagiranye akabazo runaka ariko urukundo rwanyu rukaba rwarasenyutse cyangwa se rukaba ruri mu manegeka. Uyu munsi ngiye kukwereka ibyo bintu bizongera urukundo rwanyu. Ubwo muri make ngiye kubereka umusemburo w'urukundo rwanyu, ariko uyu munsi ntibisanzwe. Wowe utarakanze subscribe ndakwibutsa ko ugomba kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, kuko hari video nyinshi turimo turabategurira zerekeranye n'imibanire ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero nutayikanda menya ko uraba wishyize mu gihombo. Ikintu cya mbere kizongera urukundo rwanyu ndetse rukanakomera nuko uzamuha icyubahiro. Wa mugabo we cyangwa se wa musore we, wa mukobwa we, hari igihe usanga udaha icyubahiro umukunzi wawe, muraganira cyangwa se n'uburyo kiwe agufata, ibyo bintu bikaba bishobora gutuma urukundo rwanyu rudakomera. Rimwe na rimwe ufite amagambo atari meza cyangwa se n'uburyo cyo umuganiza nkaho utamwubaha, ariko ibyo ngibyo bishobora kugabanya imbaraga z'urukundo rwanyu. Rero muhereze icyubahiro, nyaboneka icyaguha nawe kimuhe. Niba uri umusore cyangwa se uri umukobwa cyangwa uri umugabo cyangwa uri umugore, ariko akenshi na kenshi usanga igitsina gabo kiba gishaka icyubahiro, ariko ugasanga we ntaha icyubahiro umugore we cyangwa se umukunzi we. Ariko igihe cyose wagerageje ukumva ko nyine mugomba kugabana icyubahiro, buri umwe akakigira, buri umwe ukamwubaha uko ari, ukamwubahira n'ibyo akora, ibyo ngibyo bifasha urukundo rwanyu ndetse n'urugo rwanyu rukaba urugo rw'intangarugero. Gerageza umuhe icyubahiro. Ikintu cya kabiri gikomeza urukundo ni ukumwizera. Nyaboneka kwizera Imana n'impamvu iduha buri kimwe cyose tuyisaba cyangwa se n'icyo tuyikeneraho, nuko tuba twayubashye cyangwa se kuyizera. Igihe cyose wagaragaje kwizera Imana cyangwa se si n'Imana ahubwo no mu buzima busanzwe, igihe cyose wizeye umukunzi wawe ugerageza gukora buri kimwe cyose kugira nyine ngo icyo cyizere kidatakara. Niba umugabo wawe akwizera, rimwe na rimwe cyangwa se n'igihe cyose ukora ibishoboka byose ukirinda kugira ngo hataza kuzamo agakosa muri uko kwizerana, icyizere kikaba cyagabanyuka. Nyaboneka icyizere nicyo cyubaka ibintu byinshi, usanga urugo rwubakiye ku cyizere. Igihe cyose uri umugabo ugasanga umugore wawe yagutakarije icyizere, uragenda gato watinda ukumva ari kuguhamagara cyangwa se yashyizeho na maneko iza kukureba ivuga uti genda uturebere uriya muntu ureba ahantu ari buze kunyura, buri kimwe cyose araza gukora uraza kutubwira. Rero aho ngaho igihe nta cyizere gihari ukumva bagushyizeho maneko, ibyo ngibyo ntabwo aba ari byiza. Wajya ugerageza wubaka icyizere hagati y'umukunzi wawe, bizakomeza urukundo rwanyu. Ikintu cya gatatu kizatuma urukundo rwanyu rukomera ni ukumuha agaciro. Nyaboneka nk'uko twabivuze haruguru, ni ukumuha icyubahiro. Kabiri ni ukumwizera. Gatatu rero kumuha agaciro. Akora akazi ako ariko kose ko mu rugo, buri kimwe cyose cyo mu rugo aragikora akivuna, rimwe na rimwe ako kazi akagakora, nyuma akajya no gukora kandi ko mu buzima busanzwe. Ubwo kwivuna kose ugasanga we nturi kumuha agaciro, ahubwo uri gushaka kumwereka ko ntacyo yakoze aho ngaho. Nyaboneka niba ari umugore wawe ugasanga ibyo byose yabikoze ariko we nturi kumuha agaciro, nturi guha agaciro n'ibyo yagukoreye, yatetse, yavunitse, ajya gukorera amafaranga, agahaha ibyo biryo, abigesheje mu rugo, urabyanzura n'abijugunye, urangije uramututura n'amukubise. Nyaboneka muri ino si cyangwa se no muri uru Rwanda hari ingo nyinshi zifite agahinda, cyangwa se abagore bafite agahinda gakabije batewe n'abagabo babo. Umugore yarihiringaga, umugabo yanze guhaha, yanze kwishyura abana ishuri, yanze gukora iki, umugore akagenda agakorera amafaranga, yanabihaha umugabo yabibonaho, cyangwa se mu gihe cyo umugabo yakaba yagiye kubirya, umugabo agahita abiteramo umugeri bikameneka, cyangwa se agahita
akubita umugore we. Rero ibyo ngibyo si byiza cyane. Igihe cyose udaha agaciro umugore wawe nyine nawe uba witesheje agaciro. Ikintu cya kane cyongera cyangwa se kinakomeza urukundo rwanyu ni ukumuha umwanya. Nyaboneka umwanya simvuze ngo n'umwanya wagakoresheje mu kazi kawe cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakagombye gukora kikugirira umumaro mu buzima bwawe, ngo uwo mwanya uwumarire ku mukunzi wawe. Simvuze ngo nyine unamwima umwanya, ahubwo gerageza umuhe umwanya wiwe wihariye. Hari igihe usanga mu gitondo cya kare uri mu kazi, ikindi gihe ukaba urimo urashaka uburyo ki, mbese ugasanga ubuzima bwawe ukunze kuba uri busy. Wakubigera ku mugoroba ugasanga ntabwo uri busy, ugasanga nturi guha umwanya umukunzi wawe. Ibyo ngibyo rero biramwangiza bikanangiza urukundo rwanyu. Jya ugerageza umushakira umwanya, niyo yaba iyo minota 5 ariko wayimushakiye utamubwiye ko uri busy cyangwa se utamweretse ko uri busy. Ibyo ngibyo rero bikwangiza urukundo rwanyu igihe cyose wamweretse ko uri busy ukamwereka ko nyine nta mwanya ufite. Ibyo ngibyo binamutera agahinda gakabije. Ikintu cya 5 cyongera urukundo ndetse kikanarukomeza ni ukumwumva. Nyaboneka umugore ashobora kuba afite ikintu runaka ashaka kukubwira, ariko agiye kukikubwira ugasanga nturi kumwumva. Umugore ari kukugira inama nturi kumwumva, ukavuga uti nta nama z'abagore. Nyaboneka jya umenya ko umugore ari we wakubyaye, ntabwo wabyawe n'umugabo wenyine, ariko umugore niwe wabanye nawe igihe kinini, haba mu nda ndetse n'ahandi hantu aho ariho hose. Jya ugerageza rero umwumve. Niba ari umugore wawe mwumve, niba ari umugabo wawe wa mugore we, nubwo usanga umugabo wawe nta bitekerezo bizima nyine ubona afite, rimwe na rimwe warishyize mu mwanya w'umugabo uvuga uti umugabo wanjye ntacyo ashoboye, reka njye ngerageze mubwireho. Jya ugerageza umwumve. Jya numva bavuga ngo amafuti y'umugabo cyangwa se ngo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe. Rero jya ugerageza unumve inama ye, kuko ishobora kugira ikikungura wa mugore we ndetse nawe wa mugabo we. Jya ugerageza mwumvane. Simvuze ngo muzumvane imitsi, ahubwo muzumvane ku bitekerezo, mugirane n'inama. Ikintu cya 6 gikomeza urukundo ni ukwirinda kwiyandarika. Uri umugore ufite abana 2, 3, 4, 5 ariko uri kwiyandarika. Ni wowe uri kunywa inzoga ukagenda amajipo ari ku mutwe. Ni wowe uri kunywa inzoga ugasanga amagambo yose mabi ari kukuva mu kanwa, ntabwo wanakwiha akabanga. Jya ugerageza ubwire imico myiza ndetse unirinde kwiyandarika. Nibyo bizatuma urukundo rwawe ndetse n'abakubona bakaba bavuga uti uyu muntu ni umusirimu. Ariko igihe cyose uyandaritse, uwanyweye inzoga uri kugenda wandika 8, ikindi gihe ntabwo yaza kukugisha inama cyangwa se ntiyanagira n'ikintu kizima gukuraho, ahubwo nawe yajyaza akirebera uburyo ki wajajwe. Ikintu cya 7 gikomeza urukundo ni ukugira ukuri muri byose. Nyaboneka uri umukobwa cyangwa se uri umusore ariko wabaswe n'ingeso cyangwa se wabaswe n'umuco wo kubeshya, ugasanga ibintu byose uri gushaka kubeshya. Umuntu ari kukwemeza n'ikintu ugasanga urimo urabeshya. Rero igihe cyose ubeshya ntawe uzagufata nk'umunyakuri, ariko igihe cyose ugira ukuri nyine uzafatwa nk'umunyakuri. Kandi igihe cyose uri umunyakuri ntabwo umuntu yakwima amafaranga yakuguza cyangwa se anagira ikindi kintu runaka agukorera. Ariko igihe cyose wabaye umwambuzi muri sosiyete, nyine usanga n'ikintu kibuza ari we baza kubaza. Kumva ngo kwa kana kabahibye igitoki ni wowe baje kureba, ikindi kintu runaka cyabaye muri karitsiye kibi niwe baraza kureba. Ibyo ngibyo rero bishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga bitewe n'ibyo wigeze gukora mbere. Ariko igihe cyose ugira ukuri, ntibakubone nk'umuntu w'indyarya cyangwa se umuntu ukora ibintu bitari byiza, uba uri umuntu muzima kandi no mu rukundo rwawe rurakomera, kuko ntabwo umukobwa yakwanga ngo nuko wagize umutima mwiza. Ikintu cya 8 kizakomeza urukundo rwanyu cyangwa se gikomeza urukundo ni ukudaca inyuma umukunzi wawe. Mwarashakanye, yakugize umugore, nawe umugira umugabo cyangwa se mwese muracyukundana, byose murateganya kubigirana, ariko ugasanga ntabwo
umuca inyuma. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma urukundo rwanyu rukomera, kuko igihe cyose wabaye indahemuka mu rugo rwanyu bituma umugabo cyangwa se n'umugore wawe gukunda, avuga uti uyu muntu arankunda kuba atangerekeranya n'abandi. Ikintu cya kenda gikomeza urukundo ni ukutamuhisha. Wa mugabo cyangwa se wa mugore we ushobora kuba hari amabanga ufite, igihe ugerageza wabwira umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe igihe muganira, kuko ibyo ngibyo nibyo bituma urukundo rwanyu rukomera, kuko igihe cyose wamuhishe cyangwa se igihe cyose hari ikintu wamuhishe rimwe na rimwe akakivumbura, nibyo bishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga, bitewe n'uko waramuhishe kandi we arabyivumbure, kandi warabimuhishe murahorana wanze kubimubwira. Ibyo ngibyo nibyo usanga ingo nyinshi ziri gushwana, ugasanga abantu bashakanye hari ibanga umugore yahishe, ugasanga nk'umukobwa yari afite ubwandu bw'agakoko gatera sida, ugasanga yanze kubibwira n'umugabo we, ahubwo ugasanga nyuma y'imyaka 5 umugabo niwe ubibonye, abonye ko yanduye. Ibyo ngibyo rero bituma urukundo rwanyu rupfa. Rero jya ugerageza wirinde kumuhisha, kuko bishobora kuzatuma uwisanga mu manga kandi wabifataga nk'ibintu byoroheje cyane. Ikintu cya 10 gikomeza urukundo ni ugusenga Imana. Nyaboneka uri umusore, uri umugabo, uri umugore, uri umukobwa cyangwa se uteganya kuzaba n'umugore ariko ukaba utubaha Imana, urwo rugo rwanyu igihe cyose mutarushyize mu Imana bishobora kuzatuma wisanga muri risike, aho usanga warabaye mapengu bitewe n'ingumi umugore wawe yagukubise cyangwa se umugabo wawe. Nibyo ngibyo uyu munsi twabateguriye tubereka ibintu byongera urukundo, ariko ndagushishikariza kwibuka gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime.